kubasuza abakunzi ba Family TV nkuko nk'ibisanzwe iyo mutubonye mwita mumva ko tugiye mu kiganiro makuru kibana ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye nako umupatina wanjye hano Tony amakuru yitwa Uncle Tony Tony amakuru ni meza narakubisemo gashati n'agakaruvate wagira ngo ugiye mu kirori ariko n'ubundi nandi mu kirori rero nkuko bisanzwe uno munsi abana bari basoje kwiga bamwe na bamwe harabo twagiye gusura mu kigo kirani Gikondo bafashe indangamanota uno munsi ariko noneho nkuko bisanzwe musanzwe muzi ko yuko turi kumwe n'abana bakatubwira uvanganzo bakabyina bakaririmba so nago twatandukiriye turi kumwe n'abandi ariko mu buryo bundi turi kumwe n'abantu bafite ubumuga bugiye butandukanye Tone hari abatabasha kuvuga ariko bakumva hari abatabasha kugenda urumva rero nabo nago twabirengagije ariko wakoze ibintu byiza akazi kose bakeze cyane ndashaka ko hana wikaze abantu bakurikiye Family TV makuru kibana abantu badukurikiye mu kiganiro makuru kibana kuri Family TV saa 8 kugeza saa 9 bahaye ikaze abari rwota amasimbi namwe bahaye ikaze amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo ikaze n'umujyi wa Kigali akora umujyi mukuru w'u Rwanda umujyi ukomeye so twageze mu kigo cyitwa Heroes Day Care Center harimo abana bafite ubumuga bugiye butandukanye muraza kubibona mu buryo burambuye ariko mbere yuko tugenda turashaka ko mujya mutubwira ibitekerezo byanyu mutwandikire kuri nimero za telefone tuba twatanze yaba ari iyanjye 0786 355 iyo ni yanjye Tone nawe yabahiwe bisanzwe Uncle Tony wizeye ni 0784 2213 81 nkuko mukomeza kohereza ubutumwa tukabubona hari ibyo duhindura hari ibyo twongera ibitekerezo byanyu biremewe ndetse n'ababyeyi cyane cyane byo mutuba hafi hari igihe tutandukira mukatubwira ati mugomba kugenda gutya cyangwa mukanaturangira n'andi tugomba gusura kuko n'ikitangazamakuru kibereyeho tugomba kubageraho nibyo rwose watching mukomeze muturebe tugiye gutangira ikiganiro cyacu Tony twagiye ibintu mu kazi kose disability is not an ability. Disability is not an ability. My classroom, so the ishuri ryacu is very pretty. It has a door and windows. It is open in the morning. When I wake up, first when I wake up in the morning, I wash my face, I brush my teeth, I take a cup of tea, I clean my room, I get my bath. Bravo, Nereza, bombo chocolat, bombo chocolat et chicle. Bravo, ndase. Siko mwatuje, ntabwo mwatuje kuva mu gitondo. Morning teacher, how are you? Every day. Good morning, my teacher, how are you today? Good morning, my teacher, how are you today? Good morning, my teacher. Good morning, my teacher. Good morning, my teacher, how are you today? Good morning, teacher, how are you today? Good morning, teacher, how are you today? Good morning, teacher. Good morning, my teacher. Good morning, my teacher, how are you today? Murasobanutse. Watoto. Hakuna shida. Sana tucheze. Echiba. Abashanse nabo watoto.
twese Eshiba, 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 eshiba. muri abana be 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family TV. Uyu ni umwanya tugezemo w'ubuvanganzo. Abana beza, abana beza, abasheri, abasheri, Heroes Moto, Heroes Moto, Heroes Moto, uburezi budaheza, uburezi budaheza, Imakare is a beauty. Uburezi budaheza bw'imakare is ability is not inability. Uburezi budaheza imakare is ability is not inability. Uburezi budaheza bw'imakare disability. Bombo shokora, Imakare wow. Uburezi budaheza bw'imakare is ability is not inability. yego. Abana bazi byose, abana murabona ko bashoboye. Bombo shokora, Bombo shokora, bombo shokora, chocolate. yes, bombo shokora. Ubu rero nkuko nabibabwiye turi mu mwanya w'ubuvanganzo. Ubu tugiye gusakuza abana. Abana beza, Baritonda, abana beza. baritonda. Ubu rero tugiye gusakuza. Tugiye gusakuza. Ngiye kugusakuza. Sibyo? Ngiye kugusakuza. Sakwe sakwe. Soma. Ngakariya. Akana Yesu. Mumuhamashi. Mumuhamashi. Bombo shokora. Bombo shokora. Bombo shokora. Bombo shokora. Bombo shokora and chocolate. Mwana ko aba bana barashoboye. Ngiye gusakuza undi. Sakwe sakwe. Soma. Sakwe sakwe. Soma. Sakwe sakwe. Goma. Sakwe sakwe. Goma. Zenguruka duhure. Umukama. Bombo shokora, bombo shokora, bombo shokora, bombo shokora, bombo, bombo, Shokora. bombo, bombo, Shokora. bombo, bombo, Shokora. bombo,
bombo bombo Shokora. bombo Shokora. bombo. Shokora. Aha, bakunzi ba Family TV rero turacyari mu mwanya w'ubuvanganzo, aho abana bafite ubumuga badusakuriza bakaducira n'imigani. Gusakuza n'umukino wabagaho hagati y'abantu barenze babiri bagasakuzanya. N'umukino uryohera buri umwe wese, yaba umukuru ndetse n'umutoya. Ni n'umukino uryohera abana, murabona ko abana bishimye. Bombo shokora, Bombo shokora. bombo bombo. Aha, sakwe 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 sakwe. Soma. Sogokuru aryoha buze. Umukandara. Sogokuru aryoha buze. Umuceri. Umukandara. Umuneke. Aha. Sogokuru aryoha buze. Umuneke. Sogokuru aryoha buze aragishubije n'umuneke. Aha, bombo shokora, bombo shokora, bombo shokora, Bombo shokora. bombo shokora, Bombo shokora. bombo shokora, bombo shokora. Sakwe sakwe Sama. sakwe sakwe. Sama. Nyiramakangaza mutahe. Itaha. Sakwe sakwe. Soma. Nyiramakangaza mutahe. Ndeko. Aha. Shiti bakunze ba Family TV rero muramuna ko bitoroshye, hano hari abana bazi ubuvanganzo. Sakwe sakwe, Soma. sakwe sakwe. Soma. Nyiramakangaza mutahe. Ndekuru. Mwanze mu muhamashi. Bombo shokora, Bombo shokora. bombo shokora, bombo shokora, bombo shokora, bombo shokora, bombo. Shokora. Yego, shiti bakunzi ba Family TV turacyari mu kiganiro makuru kibana, aho abana bari gusakuzanya ndetse bagacana umugani. Aha, tugiye kureba umwana udusakuriza. Umwana udusakuriza ninde? Aha, sakwe sakwe. Soma. Ngakariya. Akana Yesu. Aha, akana Yesu. Bombo shokora, Bombo shokora. bombo shokora, bombo shokora, bombo bombo Shokora. bombo shokora, bombo Shokora. bombo bombo Shokora. bombo Shokora. bombo bombo Dede. shokora. Sakwe sakwe. Soma. Ko sakuza. Sake sake. Soma. Izi nato. Ninduca mu mugezi arambajije ngo ninduca mu mugezi ntatohe. Umuneke. Oya. Umwana munda. Shiti bakunzi ba Family TV ntago byoroshye, arambajije ngo ninduca mu mugezi Nato. ntatohe. Icyo ni igisakuzo cyiza, ndamushubije ngo ni umuneke, ariko we aravuze ati hoya ntinyimuhe ngicyo. Umwana munda. Bombo shokora, bombo shokora. Ni byiza cyane, ni ibintu byiza cyane. Shiti bakunzi bakurikiye Family TV makuru kibana n'ikiganiro mukurikira kuri Family TV saa 8 kugeza saa 9, aho abana berekana impano bafite, ubuvanganzo n'iyobokamana. Rero ubu turacyari mu buvanganzo, aho umwana agiye kuducira umugani. Ugiye kuducira umugani? Yego. Aha,
umugani dash umugani ugiye kutubwira umugani. Bacira umugani, babambuza umugani, ntuzabika mugani azasange ubukombe bw'inzu buziritse ku muganda w'inzu. Kera habayeho, ngaho tangira. Kera habayeho Tangira mbacira umugani mbabambuza umugani. Tangira kera habayeho. Cyabayeho umugore n'umugabo babyara abana batatu, umwe yitwa Ruda, umwe yitwa Rutwe, umwe yitwa Tuguduto. Babatuma kuvoma, noneho Ruda yigize umupira, Rutwe mu agapira gatonya na Tuguduto mu agapira gatonya. Noneho ibipira byose bisigayemo arabirya, araturika. Noneho twese utwo twaramanyuka. Noneho Tuguduto ariruka agiye kubibwira iwabo, Tuguduto turavunika. Sinzara mu mugani. Bombo shokora Shokora ekikile. Urakoze cyane. Amazina yawe witwa nde? Izi byose. Hari abana bagukurikiye mu kiganiro makuru kibana kuri Family TV. Bumvisha umugani waciriye aho umugore n'umugabo babyaye abana bangahe? Batatu. Bakajya batuma iki? Kuvoma. Bikagenda gute? Ruda akurira igiti cy'amapera. Bajya kuvoma bakurira igiti cy'amapera. Abantu muba hirya no hino mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba ndetse no mu majyepfo mukurikiye ikiganiro makuru kibana kuri Family TV. Uyu mwana aduciriye umugani ukuntu abana bajyaga kuvoma bakurira igiti cy'amapera. Ni umugani mwiza, abana bubahaga ba mama babo. Urangiza uvuga ngo siwe wahera hahera umugani. Iki turacyari mu gice cy'ubuvanganzo. Bombo shokora. Abana beza, abasheri, Heroes moto, uburezi budaheza, uburezi budaheza. Yego, murakoze. Abana beza baritonda. Murakoze inshuti bakunzi ba Family TV. Turacyari mu mwanya w'ikiganiro makuru kibana mukurikira kuri Family TV saa 8 kugeza saa 9. Afite ubumuga, Heroes Care Center hano Igikondo. Abana beza, abana beza baritonda. Abasheri, Heroes moto, bombo shokora.
chocolat et secret. Bombo shokora. Bombo shokora. Bombo chocolat. Bombo shokora. Bombo chocolat. Bombo shokora et secret. Bombo chocolat et secret. Bombo shokora et secret. Bombo shokora et secret. Ndabona wambaye neza nk'umuntu wa defanse cyangwa wagaridetinze. Yego ndaje nkogereho rero. Rero turacyari mu kiganiro makuru kibana, aho turi mu buvanganzo, aho abana berekana ubumenyi bazi gusakuza, bazi guca imigani n'ibindi. Urabona ko biyerekanye neza. Aha rero turi ni ikigo cy'abana bafite ubumuga. Hari abavuga, hari abasha kumva, n'ingeri zitandukanye. Aha rero turi, abana barabyumva ibyo tubabwira ariko ntibabashe kubisubiza, ariko hari ababafasha kubisobanukirwa. Hano rero hari abana bambaye neza, bambaye ingofero, ubona bishimye cyane. Urishimye cyane? Ushimishijwe n'iki? Wambaye ingofero, wambaye utuntu twiza cyane. Urabona ko umeze neza. Yego. Bombo shokora. Bombo shokora. Bombo shokora. Abantu badukurikiye rero kuri Family TV mu kiganiro makuru kibana, aba bana rero barumva ibyo babwira ariko ntago basha kubisubiza, bisaba kubafasha ukagenda ubasobanurira. Urishimye cyane? Yego. Wagraduatinze? Wambaye ingofero igaragaza yuko hari urundi rwego wagezeho. Yego. Amazina yawe witwa nde? Marite. Witwa Marite. Nshuti bakunzi bakurikiye Family TV, uyu mukutavuga yagraduatinze, yavuye mu mwaka ajya mu wundi, bivuze ko hari amanota yakoreye akava mu mwaka akajya mu wundi, bigaragara yuko ashoboye. Urashoboye? Urashoboye cyane. Nubuhe butumwa wabwira abandi bana bagukurikiye kuri Family TV bari hirya no hino? Arabakunda. Arabakunda? Yego. Ikindi? Ikindi? Wababwiye ko bakunda, baragukurikiye. Ikindi wababwira ni iki? Urishimye cyane ko wavuye mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi cyiciro, warabikoreye kandi biragushimishije. Yego. Umwana nawe wa graduatinze, niki wabwira abandi bana? Izina ryawe? Witwa Gahire. Urishimye cyane? Cyane. Niki wabwira abandi bana bagukurikiye kuri Family TV mu kiganiro makuru kibana? Ndakunda. Ngarabakunda cyane mwese. Ikindi cya kabiri wababwira? Baziga. Nabo baziga. Ubabwiye akantu keza cyane. Abana bose badukurikiye mu kiganiro makuru kibana, uyu mwana arababwiye ngo mujye mukunda kwiga cyane n'iryo pfundo ry'ubuzima kuri buri wese. Ubabwiye ubutumwa bwiza cyane, sibyo? Yego. Kandi nabo aho bari bagukurikiye baragusabira umugisha w'Imana, ukomeze wige kandi utsinde cyane, sibyo? Nabo baragukunda. Yego. Bombo shokora et secret. Yego. Nawe amakuru?
umeze neza witwa nde? Emanuela. Umeze neza? Yego. Ukunda iki? Ukunda iki? Kuririmba. Ugiye kuturirimbira? Morning teacher, morning teacher. How are you? Emanuela arabaririmbiye ngo good morning teacher, good morning teacher. I'm fine every day. Ababwira ngo mwebwe mukurikiye ikiganiro Emanuela asuza mwarimu we amubwira ati meze neza. Sibyo? Niki wabwira abandi bana bagukurikiye? Niki wabwira abandi bana bagukurikiye? Urabakunda? Ngo arabakunda cyane. Ikindi cya kabiri? Ababwira ngo arabakunda ngo kandi mujye mugira isuku ngo kuko nawe akunda isuku. Ikindi cya gatatu? Suhuza abana bagukurikiye hirya no hino mu majyepfo, iburengerazuba ndetse n'ahandi hose, ndetse n'abari rwota amasimbi bari gukurikira ikiganiro makuru kibana. Basuhuze. Ngo arabashuje cyane Emanuela, arabashuje cyane rwose ngo burya bameze neza. Yego. Ikiganiro ni makuru kibana kuri Family TV saa 8 kugeza saa 9. Aha turi ni mu kigo cy'abana bafite ubumuga hano i Gikondo. Amakuru umeze neza? Yego. Witwa nde? Umuhoza Estera. Niki wabwira abana bagukurikiye kuri Family TV? Ngo arabakunda cyane. Amakuru yawe nawe? Umeze neza? Ukunda iki? Ukunda iki? Ngo akunda kwiga. Ngakunda kwiga. Wasuza abandi bana? Suza abandi bana? N'ubuhe butumwa uha abandi bana bagukurikiye? nakunda abana twigana narangije hano Kakagara. Nigaye Kakagara. Ikintu yabwira abana nuko bakunda kwiga nawe nabo bakazagira ikirenge muki kuko yavuye mu cyiciro kimwe ajya mu kindi. Yego. Ikindi avuze yababwira nuko abakunda kandi abahoza ku mutima. Ikindi ndewe nika Nizeyimana Emmanuel. Kandi yitwa Nizeyimana Emmanuel. Imana arayizeye kandi nayo iramwizeye. Avuze yuko azabana nayo kandi nayo ikazabana nawe. Imana nawe izabana nawe. Sibyo? Nakunda abana mu Kiwunga. Muri rusange akunda abantu bose. Abana bose arabakunda. Shuti bakunze mu kuri iki kiganiro Family TV, twari mu mwanya w'ubuvanganzo ndetse ubu tukaba tugiye gukurikizaho undi mwanya. Nanjye ngiye kugufasha noneho tuvugane. My classroom is very pretty. It has a door and many windows. It is open in the morning. Abana bafite ubumuga nabo
barashoboye. Aha, Chance ugiye kuturirimbira sibyo? Shaka kuba inshuti na Kanyoni sibyo? Aha, ngaho turirimbire. Shaka kuba inshuti na Kanyoni, tukajya no gukina buri munsi, tukazajya no gukina duseka, tukazajya no dukina Lirungu munsi na kare cyane bakishuri na kishimye guseka, kishimye guseka, guseka, kishimye guseka. Shaka kuba inshuti na Kanyoni, tukazajya mukina buri munsi, tukazajya gukina duseka, tukazajya gukina Lirungu. Bombo shokora. Bombo shokora, bombo shokora, bombo shokora ekikere. Ngaho twese tugiye kuririmana kano karirimbo sibyo? Twite ku bana bafite ubumuga ng'amaguru. Twite ku bana bafite ubumuga, erega nabo n'abana cyane, tangire nabo, twigane nabo, dukine nabo n'abana natwe cyane, twite ku amashina bafite ubumuga. Jonia, erega nabo n'abana nkatwe, dusangire nabo, twigane nabo, dukine nabo n'abana natwe, tubiteho, turiteho, abana beza, abana beza, abana beza, abasheri, 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 abasheri. Iratunga yaratumye, yego mama ng'abatoya ntibagapfe, umva nzaza batoya ntibagapfe, yego mama bararenga barashira, umva nzaza nzigira ku Gisozi, yego mama kwireberayo Gahire, umva nzajya na Nyabugogo, yego mama kwireberayo Marite, umva nzajya mu Kagarama, yego mama kwireberayo baby, umva nzajya n'Igikondo, yego mama kwireberayo, umva nzajya Gisozi, yego mama kwireberayo Chance. Atunga yaratumye, mika cyane, goma batoya ntibagapfe,
kazaza nzajya no mu cyumbati cyane ego mama kwireberayo juniya ego mwana amakuru meza witwa nde mugisha witwa Mugisha cyitwa ngo iki Heroes Day Care Center yego Mugisha wigana n'aba bana se bariga bagatsinda baratsinda cyane nawe uratsinda ugira amanota angahe ugira amanota angahe ubu wa mbere amanota angahe amanota angahe yego tugiye kuganira rero hari abana bagukurikiye mu kiganiro makuru kibana ni ikiganiro gifasha abana none se Mugisha abana bafite ubumuga barashoboye nitubitaho bazava n'abantu bakomeye abana bafite ubumuga barashoboye nitubitaho bazavamo abantu bakomeye bravo abana bafite ubumuga barashoboye nitubitaho bazavamo abantu bakomeye kuko abana bafite ubumuga n'imbaraga z'igihugu barashoboye Mugisha none se iyo muri kumwe muranasangira ukumva wishimye cyane none se nabaye bana mwigana uzi bafite ubumuga nishase yego na Liza yego na Esiteri yego na yego Erive yego na Hedi kandi urabakunda none se ni ubuhe butumwa wahereza abandi bana bagukurikiye mu kiganiro makuru kibana kugira ngo bajye bakunda abana bafite ubumuga bajye bigana n'abana bafite ubumuga kuko gusangira ni byiza kwigana ni byiza mwese muriga mugatsinda yego nubwo ubutumwa waba ngaho suhuza abana bagukurikiye bari iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru ndetse n'abari Rwotamasimbi mu bihugu bitandukanye basuhuza ninde wa mbere usuhuza ninde mwana wa mbere usuhuza ndasuhuza yego Promese na yego yego na Esiteri kandi bose murigana uranabaramukije cyane ngo bapopere basuhuze babwiye ngo urabakunda cyane ndabakunda cyane shiti bakunzi ba Family TV mukurikiye ikiganiro makuru kibana ahangaha turi ni kuri Heroes Day Care Center ni ikigo cy'abana bafite ubumuga ubu rero n'umwana witwa Mugisha atanze ubutumwa ku bana bari ahantu hatandukanye mu majyepfo mu majyaruguru ndetse n'iburasirazuba ndetse no mu bihugu bitandukanye harimo abana bafite ubumuga Mugisha rero ababwiye ko abakunda kandi abazirikana mu gihe cyose umwana ufite ubumuga ashobora gusangira n'udafite ubumuga bakigana nawe akumva ko ari umwana nk'abandi ni abana b'imbaraga z'igihugu ni abana ba Rwanda rw'ejo. Iyi ni Family TV akaba ari Umulisa Ange muri kumwe nawe nk'uko bisanzwe ni ikiganiro makuru kibana guhera saa 8 kugera saa 9 kuri Family TV Day Care Center tukaba turi kumwe n'umuyobozi wayo akaba agiye gutangira twibwira ndetse tunaganira byinshi bigiye bitandukanye kuri Heroes Day Care Center. Wiriwe neza. Mwiriwe neza. Watangira wibwira abakurikiye Family TV.
Murakoze Family TV kudusura, nitwa Musabye Maria Ines, nk'abandi umwe mu babyeyi batangije iyi Heroes Day Care Center, kaba ari ikigo cy'abana bafite ubumuga, ariko muri iyi minsi kubera gahunda za leta tukaba dufite mbese gufasha abana bose nk'irerero. Yego. Yes, ubwo harimo abana bafite ubumuga n'abadafite ubumuga. Yego. Wasobanura igihe kino kigo cyatangiriye se igitekerezo cyavuye hehe? Murakoze cyane. Iki gitekerezo cyavuye ku babyeyi batandukanye b'abana bafite ubumuga hamwe n'abaganga baricaye baratekereza mu minsi yashize muri 2014 nibwo igitekerezo cyaje, aho twabonaga ko abana bafite ubumuga iyo bavuye kwivuza kwa muganga birirwaga mu rugo nta kintu bakora. Abakozi bo mu rugo bakabahohotera, bamwe nta n'abakozi babaga bafite. Duhitamo gushaka irerero aho birirwa bakahabwa ubuvuzi, ariko bakanahabwa n'uburezi busanzwe nk'ubw'abandi bana. Ubwo rero ikigo cyatangiye muri 2015 nibwo twafunguye amarembo nk'uko mwabibonye, imfura zacu zaragraduatinze, ubu ngubu bakaba baragiye kwiga igatagara, hari n'abandi bari mu bindi bigo bitandukanye bitewe n'ubushobozi bwabo. Ubu mukaba mufite abarezi bangahe baba bafasha kurera abo bana? Ubu ngubu rero dufite abarezi 15, ariko muri abo barezi hagiye harimo abarezi bize uburezi budaheza, hakaba harimo n'abandi babihuguriwe. Hakaba muri buri shuri nk'uko mwabibonye dufite amashuri 4, haba harimo umurezi hakaba n'umufasha w'umurezi. Niyo mpamvu harimo abo barezi bangana gutyo, ariko kugira ngo abana tubiteho haba harimo abantu batandukanye ababafasha mu bundi buryo, kuko uko mwabibonye abana bacu ntago bashobora kwijyana kuri toilette, ntibashobora kwigaburira. Ubwo rero harimo abakozi batandukanye 15 babafasha muri ibyo byose. Hari abatabasha kwijyana kuri toilette bisaba ko babahindurira, ibyo byose rero turabikora. Ariko hakaba hari n'umutetsi ubatekera, kuko baza hano mu gitondo kare, barazinduka mu gitondo wa mbere tumufata saa 11:15, rero bagera hano bakamfata breakfast, ariko bakanarya saa 6. Umva mufite akazi kenshi kandi gakomeye cyane, kandi tunabashimira kubw'ubwo butwari bwanyu. Uburyo mubitaho, ese ubushobozi mu bukura hehe? Ese ababyeyi babo bana bashobora kuba bafite amafaranga cyangwa school fees bishyura ku gihembwe, cyangwa mufite izindi sponsorship ziba zibafasha? Murakoze cyane kutubaza icyo kibazo, kuko tugitangira twebwe twatangiranye n'imiryango itifashije, ariko tukaba twarifuzaga kugaragaza ko ibyo bintu bishoboka, nubwo abantu babitinya ngo birahenze, ariko ntago bihenze pe. Rero dufata ubushobozi tubukura ahantu hatandukanye. Akarere ka Kicukiro biciye mu nama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga baduha ubufasha. Ubwo bufasha bujyanye no gutekera abana, kubaha ayo mafunguro, kubafasha mu bikorwa by'isuku. Tubona kandi n'izindi nkunga zivuye mu nshuti zacu hirya no hino, babona umurimo dukora bakadutera inkunga. Ariko nanone ababyeyi bari hano hari igihe bagerageza bagakontribuwa akantu gatoya, uko umuntu yifashije akagira ibyo akontribuwa. Rero ubwo bufasha naho tubukura, ariko duhamagarira abantu bafite umutima ko badufasha kugira ngo durusheho gutanga serivisi nziza, kuko serivisi dutanga hano rwose isaba ubufasha bwigiye hejuru. N'umutima, kandi no kugira abakozi bahagije n'ibikoresho bihagije, kuko nkuko mwabibonye umwana aba ari kugikinisho akumva aragihaza akajya ku kindi, kandi barambirwa vuba. Bisaba ko tuba dufite ibyo bintu byinshi bitandukanye kugira ngo umwana agume hano ntabyange kandi anige akanguke mu bwonko. Koko nkuko natwe tuhababereye twabonye ari abana bashoboye cyane. Nagira nkubaze mu myigishirize yabo, hano nabonye mufite abana bafite ubumuga bugiye butandukanye, hari abumva ntibabashe kuvuga, hari abatabasha kugenda. Mu buryo mubigisha mwamubigisha nk'abana basanzwe, cyangwa hari izindi strategy mukoresha? Murakoze cyane. Programme dufite twebwe tugerageza, kubera ko buri mwana afite
potential cyangwa ubushobozi butandukanye dufite programme zitandukanye tugenderaho. Hari programme y'uburezi budaheza yatanzwe na Minisiteri y'Uburezi, hari kandi na programme ya nasari. Ibyo byose turabikombina kuko abana, hari umwana ugera hano ukabona yari afite imyaka nka 12 atarigeze agera mu mashuri. Ibyo byose tuba tuzi ko abo bana bahari, buri mwana bafite gahunda ye, ariko tugendera kuri gahunda ya leta. Nta bintu twemvanta ngo dukore ibyacu ku giti cyacu, ahubwo dukoresha karikiramu za leta. Mukurikije hari abana wambwiye ngo barangije mwajyanye mu bindi bigo, ubona baramutse bagiye hanze cyangwa mu barekuye, mubona afite ubuhe bushobozi abantu batapfa kuba bababonaho? Murakoze cyane. Abantu benshi rero iyo babonye umuntu amugaye bibaza ko nta kintu ko byarangiye, ariko abana twohereje mu bindi bigo twabonye bafite amanota meza, kandi abarimu babo barabidushimira ko ari abana nyine bamenyereye, bashoboye, bagiye bagira amanota ari hejuru ya 50. Urumva kuva ubundi hano basubira mu ngo zabo, ariko ubu ngubu aho bagiye ahenshi baba ku bigo. Ubwo urumva umwana kuba yanatandukanye n'umubyeyi yanagerayo akanabikora neza, urabona ko ari ibintu bishimishije. Ni ukuvuga ngo abana rwose biga hano bafite ubushobozi kandi bashobora kwigana n'abandi babonye amahirwe. Urumva ko yuko ari ibintu byiza cyane kandi bishimishije. Ikindi kibazo nifuzaga kukubaza, mu mirimo ubona baba bashoboye, mu mirimo y'abantu badafite ubumuga busanzwe, mubona ari nk'iyihe mirimo baba bashoboye kuba bakora mu buzima busanzwe bwabo? Murakoze. Wenda batabasha kuvuga ariko nafite impano yo gushushanya, cyangwa se bamubwira gukora icyo ukabona aragikoze. Mubona ari ibihe bidasanzwe baba bafite mu mirimo isanzwe? Murakoze cyane. Ubundi umurimo w'umwana rero ni ugukina. Barabishoboye, barakina pe. Ariko hari n'abana imyigire yabo igenda inyuma, ariko ukabona hari ibintu bashoboye bamasteringamo. Yego, dufite abana bakunda gucuranga, dufite abana bakunda kuririmba, bavuga ko bazaba ba star, tukagira n'abana bakunda gushushanya ku buryo umuha ikintu rwose ntarenge, agakororiya neza. Bivuga ngo turamutse tubonye abantu badufasha kugira ngo tuzamure ziriya mpano zabo, vraiment bagira icyo batanga nk'umusaruro ku gihugu, bakibeshaho ndetse bakabeshaho n'imiryango yabo. Umurake kuntu rero ko uri umumama ufite urugo, hano twabonyemo n'abasore, twabonyemo n'abamama, izo mbaraga muzikora zo kuba mwagira umutima wo gufasha abantu, umuntu akirwa no kuva mu gitondo akamenya ko batashye, n'ize mbaraga zidasanzwe mukoresha? Murakoze cyane. Uyu murimo rero usaba urukundo ariko n'umuhamagaro. Rero tujya tugira umugisha, Imana ikaduha abakozi b'umuhamagaro beza cyane, bakunda abana. Wajya hano ukabona ko abana bishimye, banababona bakabishimira. Rero ni izo mbaraga nta kindi. Ikindi kandi twebwe tuvaloriza umuntu, niba dukorana n'umuntu tumenya ko ari umuntu, kandi tumenya ko akazi akora katoroshye, tukamuvaloriza, tukamuha nk'uko dukunda abana bacu, ari ikiremwa muntu. N'abantu badukorera rero tuba tubona ari abantu bakomeye, kandi ibyo ngibyo bibaha motivation, bigatuma bakora neza. Nk'uko mwabyumvishije rero turi mu kigo cyitwa Heroes Day Care Center. Uyu ngaka ari umuyobozi wacu turi kumwe nawe. Ubu ngubu niwo mwanya ubonye wo kuba wagira icyo ubwira abanyarwanda. Ese murabasaba iki mu nkunga mukenera? Izihutirwa zaba ari izihe kuba wenda n'abantu bashobora kuba bafite umutima baba babagezaho? Turagushimiye cyane Family TV kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tugire icyo tubwira abanyarwanda. Banyarwanda rero turagira ngo tubasabe ubufasha bwo kutwumva, nituza tubakomangira tubabwira ngo abana barashoboye, muduha abana tubiteho, mujye mubaduha, kuko hari n'ababahisha turabizi, batifuza ko banajya hanze. Ikindi kandi mudutiza imbaraga, iyo tubona muza mudusanga, mudusura, mutubwira komanteri ko wenda hari ibitagenda neza. Ibyo nibyo bituma twebwe dutera imbere. Twishyize hamwe nk'ababyeyi rero bafite abana bafite ubumuga, abenshi muri twe bafite abana bafite ubumuga. Turavuga ngo turifuza ko abana bacu bazagira icyo bazaba cyo mu gihe kiri imbere. Rero twagira ngo tubakangurira ababyeyi aho muri hirya no hino, kugira ngo namwe mugire
muvugire abana banyu muhaguruke mubavugire kandi mutangize ibigo nk'ibi ngibi kuko birashoboka dufashe leta kugira ngo aba bana bazabe abantu b'abagabo kandi birashoboka murakoze cyane. Si nibyo gusa bakeneye ubufasha bw'amafaranga, bakeneye ubufasha bw'inama zanyu, ni byinshi bigiye bitandukanye ko burubasha kuganira nawe, hari bara nibyo batabasha kuvuga imbere ya kamera ariko kuganira nawe hari imbaraga mwabatiza. Yego urakoze cyane, turagushimiye. Hari handi umuntu yabasanga kuri social media cyangwa? Murakoze cyane. Dufite Facebook page, dufite website, tugenda dushyiraho utuntu dutandukanye twabaye, dushyiraho ubuzima bwacu muri Heroes, uko twifuza ko Heroes byagenda. Dufite na Twitter naho tujya dushyiraho amakuru yacu kuri Heroes, ariko by'umwihariko abadushaka abakeneye amakuru yacu baza bakadusura kuko imiryango yacu irafunguye. Duhora twifuza ko abantu badusura batugeraho bareba ibyo dukora. Iyo tubonye rwose mwaje biduha imbaraga tugakomeza. Izo social media zitwa gute? Facebook page yacu yitwa Heroes Day Care Center, noneho kuri Twitter twitwa Heroes Center, hanyuma YouTube channel yacu yitwa Heroes Day Care Center. Urumva ko yuko muri abantu basobanutse kuba mubona umwanya kwita ku bana mukajya no kuri social media. Rero abangaba twasuye babasha kubageraho, ukaza kuduhamagara kuri nimero zacu 078 335 15 rero twe tugana n'umuyobozi w'ikigo cyitwa Heroes Day Care Center, akaba asoje kuganira natwe kandi turabashima cyane. Keep watching.